itonde business afite mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se icyamugize uwo ari we. Uyu ni umumodejo bude niwe wari wanditse witwa John Legend. Urumva iriya business uvuga ngo ni umumodo cyangwa se bira byo kuba yakora imyenda abyamamurika yikunda ndetse n'abantu batandukanye bakayambara. Ibyo byose ni business akora mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Bivuze ngo nahantu yaboneye umutekano, ahabonera amahoro kugira ngo ibyo bintu ashaka gukora abasha kuba yabigeraho. Yego. Ubu kano kaje mutura kavuga ati ngagenda ukore bino hangaha. Hari ibihugu byinshi birimo intambara zihoramo akaduruvayo zihoramo ibiki. Ibihugu utashikama. Yego utabasha no gutekereza. Bivuze ngo rero sha Darerwa Moses twagusomye mu mutwe. Bivuze ngo ubwenge bwawe kuntu bumeze abusa nk'ubucuramye wenda bamugane bagusuzuma kandi nimba nta n'ikibazo ufite kuko nimba wari umeze ukubya ngo kunde wagiye uko waracuramye nyine tu umeze nk'umuntu wo gutwara bimwe bavuga ngo nuguheka amakene ni mapyisi umeze nk'uri mapyisi nyine naguzi ibyo urimo bavuga ngo ni ibiki agicucura bavuga ngo Bruno Pilot witone manza mwibwire. Yego. Uyu ni umuntu utwa Bruce Melody twabonye ku ncuro ya mbere. Yego. Azamuka TZ. Yego. Akora n'umuntu utwa Harmonize. Yego. Harmonize wibuke yuko yari afite ibibazo n'umuntu witwa Diamond mu gihugu kiwabo. Yego. Ejo bari muri Trust Awards. Yego. Nibwo twabonye utwa Harmonize n'uwitwa Diamond bongera kwishimirana. Yego tuzambwira ngo uzazana umuntu nka Bruce Melody. Sinimba muri Nigeria batarabamuzi. Wakoze indirimbo nka Samoya. Agakora indirimbo nka Katapira. Agakora indirimbo zitandukanye nk'ikinyafurika Nigeria bazibyinnye. Itone ikintu nshaka kuvuga nagukiza. Bagura cyumva. Shagi mwakoranye remix. Hago mwakoranye indirimbo nukaze kutubeshya. Mwakoranye remix. Sibyo? Bivuze ngo muri collabo zose wagiye ugira n'andi bahanzi bakomeye, collabo tugiye kubona ya Danje n'umuntu witwa Diamond. Wenda nayo ni remix. Bahibwirwa n'iki se Kivumbi yaragiye kwandika remix. Kivumbi yaragiye kwandika remix. Akubwira ngo niwe ushobora kuzaza arimo aririmba neza kubarenza. Yes, nongeye kuguha ikaze no gusuhuza kuri akanze subscribe kuri YouTube channel na Trending TV. Nyita King Ella Rwanda ni gitubana mu biganiro ugiye kujya wenyura kuri YouTube channel na Trending TV. Kintu ngusaba ni kimwe kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana bya buri munsi. Nubwo ari ngikoze introduction mw'abantu mwe nagira ngo mbanze mbakurure muzana urukundo rwanyu mw'abantu mwe. Bantu mwakoze subscribe hano nagira ngo mumenye muzana urukundo rwanyu kugira ngo tujye tugira gute tujye tubana bya buri munsi muvuga ngo King Ella Rwanda turakwakiriye muri comment ndabikeneye. Ariko inyuma ya kamera hari umuntu ugiye kumfasha kuba yamustinga cyangwa se ambaza ibibazo bimwe na bimwe we wakibaza bitewe n'ijambo mvuze mu busesenguzi cyangwa se mu makuru nkuzaniye bitewe n'ijambo wakibaza. Hari umuntu uri inyuma ya kamera mwita Bruno Pilot. Bruno Pilot imeze gute? Ni neza ahubwo bimeze bite? Gira shima Imana ibintu n'umutuzo n'umutekano. Ndashima none buriya iyo ngiye kuvuga ngo ndashima Imana gushima Imana yaduhaye ubuzima nkuko mubibona tubaho nta kibazo tugira. Ariko nanone ngashima leta y'u Rwanda. Yego. Urumva uko ugenda ushima hari ukuntu ugenda umanuka mu ntera cyangwa se ugenda uzamuka. Yego. Ndashima Imana inije ubuzima. Ngashima leta y'u Rwanda ikomeje kuba yaduha amahoro cyangwa se yakora uko ishoboye kugira ngo tubone umutekano tubone ayo mahoro. Ngashima n'abandi bantu tugenda tubana bya buri munsi. Ikindi kintu mw'abantu mwe ngashima n'umukire wanjye wo kuri Nana Trending TV n'ubundi ntago nanarasemo bari izina rya King Ella bize ngo undi ari umukire ubyihisha inyuma naye ngamushimira cyane. Okay. Iminsi myinshi cyane dore tumaze iminsi tutari kubonana neza twari duhugiye mu bihe byo kwibuka. Ntekereza ko ibihe twabiciyemo neza abantu bafite ibikomere twagerageje kubaba hafi uko bikwiye. Ntekereza ko abantu bagiye bahura n'ibihe bibi mu mateka yaranze igihugu cyacu mu 1994 bagenda bomoka uko umunsi ushira kuko dukwiye kubaba hafi dusabwa kubaba hafi. King Ella wowe warumeze gute muri ibyo bihe wibukiye he waruherereye he? Yego twaye mu minsi 7 yahariwe kwibuka ku ncuro ya 31 Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Na amateka aranze kino gihugu cy'u Rwanda amateka atari meza ni n'amateka mabi. Ariko ravuga ngo kugira ngo ubashe kuba wagera kuri cyangwa se kugira ngo usimuke urukiramende usaba kwa wasubira inyuma. Bivuze ngo amateka yacu yaturanze si amateka meza ariko iyo tubyibutse biduha umuhate n'imbaraga zo guharara ko ibyo bintu bitazongera cyangwa se bikaduha umuhate n'imbaraga wo gutuma twakomeza gutera imbere. Nkunda kuvuga ngo bino bintu ano mateka cyangwa se Jenoside yakorewe abatutsi 1994
njye King nayo naravuka ndetse na Pilot ngira ngo wari utaravuka. ntaravuka Ayo ni amateka twe twaje dusanga. yego Ari bavungura kuvuga ngo rubyiruko tugira umutima ubushake wo kuba twakiga ayo mateka ngo tuyamenye. Tugira umutima n'ubushake wo kwiga ayo mateka yaranze igihugu cyacu kugira ngo bitazasubira ukundi. yego Ariko nanone nkongera nkisabira ababyeyi bacu, iyo mvuga ababyeyi mvuga n'ubundi abantu bakuze mu myaka wenda baba barabonye ayo mateka Yego. kugira ngo nabo bagire umuhate wo kuba bakegera urwo rubyiruko bakarubwigisha ayo mateka ukuntu byagenze, nyine bakatubwira ibibi, bakatubwira nyine ibibi byaranze kino gihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo natwe tutazagera gute tutazisanga muri ibyo bintu byaranze igihugu cyacu. ubundi Mubwira nimba wumva mu bihugu bitandukanye sibyo biri muri Afurika cyangwa se binadukikije yego ndetse uretse na Afurika ubwayo nyirizina no ni mu Burayi Burayi naho hari intambara nta mutekano uhari, yego ariko mu gihugu cy'u Rwanda umutekano urahari. yego Ibi tubikesha iki cyangwa tubikesha nde? Tubikesha FPR sibyo, yego tukongera tukabikesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame sibyo. chairman Bivuze ngo hari ibintu abaragiye agira gute akora n'ibyo abaragiye agira gute ahindura. Rero Bruno Pilot ngenda gusaba uza kunyimura yego unjandike mu myidagaduro cyangwa se muri showbiz, yego unkore kuri kino kibura uburyo nimba ari n'iki nazi n'ibyo kiba cyanyweye sibyo, waranga mukuru w'igihugu. Ibaza umuntu wakureze guhera ku myaka ingahe, kano kanya business ufite mu gihugu cy'u Rwanda, ufite amakuru ko gashobora kuba yaragiye no kwiga hanze muri buruse ya leta. itonde business afite mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se icyamugize uwo ari we. Uyu ni umumodejo bundi niwe wari wambitse witwa John Legend, urumva iriya business yo ngo ni umumodo cyangwa se biriya byo kuba yakora imyenda abyamamara ikayikunda ndetse n'abantu batandukanye bakayambara. Ibyo byose ni business akora mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Bivuze ngo ni ahantu yaboneye umutekano, ahabonera amahoro kugira ngo ibyo bintu ashaka gukora abashe kuba yabigeraho. Yego. Ubu kano kanya mutura kavuga ati ngagenda ukore bino hangaha. Hari ibihugu byinshi birimo intambara zihoramo akaduruvayo, zihoramo ibiki. Ibihugu utashikama. Yego, utabasha no gutekereza. Bivuze ngo rero Darerwa Moses twagusomye mu mutwe, bivuze ngo ubwenge bwawe ukuntu bumeze abusa nk'ubucuramye, wenda bamugane bagusuzuma kandi nimba nta n'ikibazo ufite, kuko nimba wari umeze uko byangiye kunde wagiye uko waracuramye nyine tu umeze nk'umuntu wo gutwara bimwe bavuga ngo ni uguheka makene ni mapyisi, umeze nk'uri mapyisi nyine ntabwo uzi ibyo urimo bavuga ngo ni ibiki. Agicucura bavuga ngo twikomereza rora ry'ubugari twizamukire Bawurinjiza muri showbiz. Tumaze igihe tutavuga amakuru agiri hanze. Nabonye uwitwa Bruce Melody itaye iwacu igitangaza, nubwo nabonye post ivuga ngo ese uwitwa Munyakazi kuba agiye gukora indirimbo n'uwitwa Diamond Platnumz byaba ari ishyari yagire The Ben cyangwa no gutera ikirenge mu ntuza mu cya Grand Frère. Ariko sinabyita ishyari, iyo biza kuba ishyari ntiyari kubikora. Bruno Pilot witone manza mwibwire. Yego. Uyu ni umuntu witwa Bruce Melody twabonye ku nshuro ya mbere. Yego. Azamuka TZ. Yego. Akora n'umuntu witwa Harmonize. Yego. Harmonize wibuke yuko yari afite ibibazo n'umuntu witwa Diamond mu gihugu kiwabo. Yego. Ejo bari muri Trace Awards. Yego. Nibwo twabonye uwitwa Harmonize n'uwitwa Diamond bongera kwishimirana. Yego. Bongera kuyahuza. Barase bari bayahuje ubundi. Ese ntabwo twari dufite amakuru yuko badacana uwaka. None se ako twarabonye ku karubanda yuko bahuye ukabona ko bishimiranye. Ariko ni buriya gusa twabibonye. Uraduze wajya ngo ubone kangahe. Bivuze ngo uwitwa Bruce Melody asa nk'uwari ufite uruhande rwande wa Harmonize. Ariko Bruce Melody akaba ari Munyakazi nk'uko bivugwa. Yego. Uvuga ati ngenda nzapushinga nzakora ibintu byanjye ugire gute bibe byagera kuri. Amakuru aravuga yuko ashobora kuba yaranze gukora indirimbo n'umuntu witwa Diamond kera hose kuko rero abonye uwitwa The Ben agira gute ayikorerayo. Amakuru mfite nuko Diamond ari wari waranze gukora indirimbo na Bruce Melody. Ari Bruce Melody waranze gukora indirimbo na Diamond. Itonde none bakubwiye yuko witwa The Ben ajya kwikorera n'umuntu witwa Diamond byari kubwe. None se iyi ni imifungo y'umuntu witwa y'umuntu witwa Karomba washoyemo nyuma y'akayishoye kwa The Ben. The Ben kuvuga ko yamuhemukiye akanamwambura. Yego. Nyuma y'iminsi mike twabona yasinyishije umuntu witwa Bruce Melody. Yego. Yagize ikibazo agera n'igihunga. Nagati se nimanza mfata abano banyemano. Yego. Nkabamurikira isi. Nkakwita amakora barenze. Yagera kure yenda bakanyihenura nkuko twabibonye yenda kwa The Ben ngo tutayamya kandi nawe akaba bariyunze. Ni gute nata mfata direct umuntu witwa Bruce Melody nkamujyanayo. Kandi ikindi kintu cya kabiri. Yego. Ujye wibuka yuko zino korabo z'umuntu witwa Diamond. Yego. Zitwara akayabo k'amafaranga menshi bitandukanye n'abandi bahanzi.
tazambwira amafaranga ngo bashoye ngo kwa Harmonize ntazagenda bagashora kwande ku muntu witwa Diamond. Hari ahantu nateye ijisho mbonaho akantu bita kabije mpita numva arikoze. Ibyo biboro nshaka ko tubyinjiramo bya bije n'amafaranga bagiye bakunze kujya gute bashoyemo hariya. Wa mugabo we nakayabo, ni amafaranga bashoyemo hariya, nakayabo ni amamiliyoni asaga amamiliyari. Urayazi se cyane akubwiye itonde. Uwitwa Bruce Melody tujya gutangira icyunamo mu minsi yashize nubwo twabonye amavideo akwirakwira ndetse n'amafoto ari kumwe n'umuntu witwa Diamond. Ubwo ni Diamond, Bruce Melody n'umuntu witwa Kivumbi King bare muri studio bari bagira gute bakora indirimbo, aho byagaragaye yuko ari projet bari bafitanye. Amakuru agiye hanze avuga yuko ino ndirimbo ari y'umuntu witwa Bruce Melody n'umuntu witwa Diamond bonyine. Ariko dusubiye inyuma mu video nubwo atashatse akamana yise n'ijoro we 155 ye mwaje muduha amakuru ya nyayo mukaduha amakuru afatika mukareka kutubeye. Ni gute twabonye umuntu witwa Kivumbi King twamona amahushuka tukamubona agana ku gutwi gusa sha no kwitama? Amakuru haravuga yuko uwitwa Kivumbi King ari kwandika ino ndirimbo. Biranugwanugwa ariko byawasanga ari nabyo. Nusu tujye ku ndirimbo uwitwa Bruce Melody aheruka gukorana n'umuntu witwa Joboy. Ni Joboy, yego. Indirimbo ni style y'abanyanigeria. Uri kugira ngo wenda ufata ahantu no kugenda muri style yabo. Uvuze ngo uwitwa Bruce Melody ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda nshimira wenda kurenza n'abandi dufite kano kanya, kuko nibo bantu bavuga ngo byibura nyine gufata umuziki wanjye awugeza ku rundi rwego. Yego. Ari muri wa mujyi twabonye yakozemo indirimbo nka Sowe. Ati audio video tubijyanye na Nigeria. Yego. Ndetse na location tubijyanye na Nigeria. Yego. Agerageza gufata umuziki akakora ku rwego ruri hasi akabyambutsa umupaka. Yego. Ariko nanone nitujya kureba collab yagiranye n'umuntu witwa Joboy. Yego. Ni collab ya flopinze kuko views yagize ubwe Bruce Melody ubwe arazigira. Buriya se tuvuge ngo ibyo bintu imibare irahari. Witwa Joboy uzajya kureba indirimbo se ari gukubita witwa Joboy akubita views ibihumbi akubita views miliyoni 40. Ntago bihora hari akagira ntago bihora ariko rabonini. Nese ari gutuzambwira ngo uzazana umuntu nka Bruce Melody se niba muri Nigeria batari bamuzi wakoze indirimbo nka Samoya agakora indirimbo nka Katapira agakora indirimbo zitandukanye nk'ikinyafu muri Nigeria bazibyinnye. Itone ikintu nshaka kuvuga nagukiza ntabwo uracyumva. Izo ndirimbo zikagira views nka miliyoni nk'eshatu kuzamura, ukazana featuring n'umunyanigeria n'ubu ukagira za views. Bivuze ngo uruhare rwa Nigeria rurihe? Ngiye ikintu ntekereza nuko uburyo mu Rwanda dupromoting umuziki sibwo buryo muri Nigeria bapromoting umuziki. Nkunda kubivuga cyane. Ushobora gusanga umuhanzi nka Chris Easy yakoze indirimbo igira views miliyoni 7 imaze amezi 6 cyangwa 8. Ugasanga Ruga yakoze indirimbo imaze amezi 8 ifite views miliyoni 2. Ese koko iyo urebye ububona indirimbo ya Chris Easy yari hit kurusha indirimbo ya Ruga? Icyo nicyo kibazo nkunda kwibaza. Ntago nzi strategy abanyanigeria bakoresha. Wasanga bameze nk'abagande nabo bakunda kubikina mu bidongo icyo bita mu night club, bo bakaba ariho bapromotingira umuziki. Hanini ukajya usanga imiziki yabayicuranga mu night club kuko yabirimo iragaragara kuri YouTube. Bruno Pilot umuntu witwa Ponita wawe ukunda gusesengura akoresha imibare n'ibimenyetso. Yego. Nimba uwitwa Bruce Melody yego mu Rwanda akora indirimbo ikarebwa byibura na views nka miliyoni 3. Yego. Yaza n'umunyanigeria. Yego. Ndetse n'ufite izina rikomeye. Yego. Ubwo ushobora gukora indirimbo ari wenyine ikagira nka views nka miliyoni 40. Yego. Sibyo? Yego. Nubundi mwakorana collab nizigire byibura indirimbo no kugira ngo yuzuze na 1M bikagorana. 2M bikagorana. Sibyo? Bivuze ngo hari uwari umwe tuba twagize gute twabonye. Bino bintu bigaterwa n'iki rero? Akenshi usanga twita ku kintu kijyanye n'iki, ku kintu kijyanye n'amazina remereye akatazasapotinga music tugiye gukora. Yego. Sibyo? Yego. Cyangwa se tukita ku mazina manini ako nitwite kuri trend. Beauty on 5 ngo bifite miliyoni 3. Miliyoni 3. Yego. Afitanye na Joboy. Yego. Kandi izo views utwa Bruce Melody nobwe arazigira. Yego. Bivuze ngo amafaranga ashobora guta kwa Joboy ushobora gusanga atagaruka. Ko hari ko bari kumwe n'umuherwe Karomba ko Kigali n'umuherwe nje wa mbere muri showbiz dufite mu myidagaduro. Ariko
tararenga ko kantu hano mfite indi ngingo. Iyihe ngingo? Umuntu bita Joboy na Olamide bafitanye indirimbo imaze ibyumweru 2. Nishatse kuvuga iki? Ni abantu bakomeye cyane bose muri Afrika. Yego. Ariko iyo ndirimbo ubu tuvuga ifite views 542. Ifite views 564. Indirimbo irimo yacururizwa he? Irimo iracururizwa ku mbuga zose. Cyane kukubaza location waherereyemo. Muri Nigeria. Muri Nigeria. Yego. Je nakubajije ngo gerageza gusobanukirwa kino kintu. Yego. Dufite iyo twabonye featuring y'umuntu nimba nk'indi bigiye gusohoka y'umuntu witwa Diamond na Bruce Melody. Yego. Ni featuring Diamond na Bruce Melody. Ariko none twajya ku mabendera y'igihugu abazamuka. Akora featuring y'u Rwanda na Tanzania. Bivuze ngo ni collabo z'ibihugu. N'abahanzi bose banini b'ibihugu runaka bahuye. Bivuze ngo hari abafana baba bafite runaka undi akaba afite abafana be. Bivuze ngo Joboy ashobora kuba afite abafana ahuje nande na John na Olamide. Bagushaka kuba bahuje abafana. Buryo bagwa mu 500. Itonde kuko tuvuge kano kanya nje ushobora kuba numva indirimbo y'umuntu witwa Diamond. Yego. Umva za Bruce Melody. Yego. Ariko akaba ari umuntu utizeye wumva indirimbo za Diamond. Ariko bano bantu nanone nubwo uri kubavuga gutyo ku ndirimbo zabo bwite usanga Olamide afite indirimbo ifite miliyoni 50, ugasanga Joboy afite indirimbo ifite miliyoni 50, ariko kubera iki indirimbo yabo yagize miliyoni 500. Ibyo ntabwo wabimbaza, icyo ndi kukubwira ni iki ngiki. Kuko ntabwo twajya kureba ibyo abantu nya Nigeria bose ni ibifi binini. No kuba bahuye ejo bundi naravuze kiriya nacyo cyari igifi kinini. Etone mwibwirere ejo bundi naravuze ngo umuntu urabize kuri saga y'umuntu witwa Marina n'umuntu witwa Yamano bose nago icyo bari bagamije muri featuring bari bafitanye cyangwa collabo bari bafitanye nago yari imwe, nago inzozi zabo zari zimwe. Witwa Yamano yari afite inzozi zo gukorana n'umuntu nka Marina. Yego. Warigize kukageza agati Marina ndagufana. Yego. Kuza kuba indirimbo yari isibishaza ari icyo bimubwiye. Bati n'ibyo byange bikunde. Oya nta nicyo bimubwiye kuko nawe yarabivuze yaravuze cyangwa ngo ariko nanone Marina hari ikintu atamenye. Marina ntabwo yigeze amenya yuko yazimye ahubwo agiye kurira kuri hit Yamana afite kano kanya. Uravuze ngo Marina yarazimye ngo Marina yarazimye yasubiye inyuma. Ngo Marina reka tujye tuvuga turi muri showbiz, turi mu myidagaduro, dukora icyo bita entertaining abantu. Urumva wo nzavuga nakumva bimuhangamiza amamagare ugati kingira warengereye cyangwa se mu kubite fact. Marina yarazimye. Kwa Marina niba dimara ko indirimbo yarazimye. Marina mara ko indirimbo views zikabura. Ariko uwitwa Yamano kano kanya na Sorodiyo ikagira views nka 2M nka miliyoni 3 ari indirimbo ya audio. Izo ngo ari trend kano kanya. Yego. King Ira. Yego. Ndi kwibaza. Ubu as conclusion. Tuvuge ko Karomba na timu ye badategura imifungo ntayo ku buryo batapromoting. Jya wongeraho ngo umukire Coach Gaël umunyamafaranga. Icyo tuzi cyo ni kimwe. Nuko mu Rwanda itonde. Mu Rwanda ikintu tuzi ni kimwe. Sibyo? Nuko na management nimwe twari twabona mu gihugu cyo mu Rwanda. Urumva? Ni witwa Bruce Melody afite kano kanya. Ni Bruce Melody no mu gihugu cyo mu Rwanda ufite management iri kumwambutsa imipaka ku rwego ruteye ubwoba. Yego. Kuko ntabwo turabona se twabona izindi featuring n'abanya Nigeria byibura ngo tuvuge ngo byanze nyuma. Ako witwa Coach Gaël arategura umunsi umwe witwa Joboy yaje mu gihugu cyo mu Rwanda niko dirayibaye barashutinze indirimbo hanze. Sibyo? Yego. Kuba kano kanya Bruce Melody ari project ye kwa yasohoka ari kumwe n'umuntu witwa Diamond. Yego. Amafaranga y'umuntu witwa Coach Gaël bivuze ngo ikibuga arakizi. Sibyo? Icyo bakovuga ati wenda dushobora kuba twafata music twambutse imipaka, ikibuga arakizi. Ndaza kukubwira ibanga ririmo hano. Yego. Kuba uwitwa Bruce Melody yagiye gukorana n'umuntu witwa nde? N'umuntu witwa Diamond. Akitwaza witwa Kivumbi King urimo binugwa rwe ko 155 imukeneye cyane. Yamushyira mu kizuri kazi kamusinyisha. Yego. Nyuma yuko bafashe witwa Roskana bagasanga imiziki ijya guhura n'umuntu witwa Chris. Ati naga imiziki yagihangana kandi isa. Karimo arakora indirimbo ebyiri mu gihe cy'imyaka 3. Bakafite umuntu witwa Kenny Soul. Yego. Kenny Soul w'umuhanga cyane. Yego. Etse mvuga ngo kano kanya mu gihugu cyo mu Rwanda ugiye kuraba abahanga ari mu gihugu cyo mu Rwanda, Kenny Soul yaza mu kizuru. Kazi kamuterekamo n'umuhanga. Uramupite n'umuhanga rwose n'umugabo w'umuhanga uzi ibyo akora. Yego. Baragenda aho gaturoka dukuru umuntu witwa nde? Umuntu witwa Kivumbi King. Tumuzane mu kizuru nawe. Nyuma yuko twamaze kubona yuko 155 AM izana abantu bari talented ndetse bikaba bivuga yuko izikazana abantu bari talented ikabazana mu kizuru kugira ngo batazagira gute
atazasumba uwitwa Bruce Melody. Yego. Nta makuru nahagazeho neza nazi nyamuneka. Ariko bivugwa. No gwanuka. Ariko twabonye ko yazamuye umuntu witwa Ken Solo. Ari umuntu twabonaga ubyibusha gukora music. Yego. Igahangara Bruce Melody akahita bamuzana. Kano kare gukora umuziki agendeye kuri kontara gusa. Abati muri kontara ndetse mukuzajya isoni n'ingo zimwe mu mwaka n'ebyiri. Bikagenda uko ngoko. Bivuga yuko impamvu yatumye uwitwa Bruce Melody ajya gukorana n'umuntu witwa Diamond. Yego. Ndetse akafite n'indirimbo yabaye flop akaba nta kimutwaye yakoranye n'umuntu witwa Joe Boy. Ndetse akafite n'indirimbo yakoranye n'umuntu witwa Shaggy. Nkunda kuvuga ngo Shaggy ni legend ariko nawe ubwe nta kimurimo. Mu bijyanye na trend kano kanya witwa Bruce Melody yabakeneye. Izi zose ni inzira ndetse bifitanye isano n'amagambo witwa Bruce Melody ejo bundi ya postinze. Avuga ko ashaka kuza itora, avuga ko ashaka kuza niki Grammy Award mu gihugu cyo mu Rwanda. Yatse kuvuga ko se Karomba nako umujejeta faranga Coach Gaël ashoye n'abashora muri Shaggy. Ntabwo yashoye nakane kubwira icyo impamvu yashoyemo. Ese mu Rwanda twabona umuntu wazanye Grammy Award. Oya. Ese ejo bundi ntabwo witwa Bruce Melody post ndavuga ko ashaka kwizana mu Rwanda. Nese ibyo byose ugira ngo bizaturuka ku miziki y'abanyarwanda, aba director nka Bagadi, aba producer nka Bakizi, ntabwo araho byaturuka. Bikeneye yuko yambuka akajya muri Nigeria. Yego. Hari abahanzi bakomeye bamaze gutwara za Grammy Award utabara. Akazamuka akajya muri Amerika akajya kuzana uwitwa Shaggy. Yego. Uraza akagira gute akamwinjira mu bitaramo bigiye bitandukanye, bitaramo tugenda tubona uwitwa Bruce Melody ajyamo. Yego. Vuga yuko akagabara akaboko k'umuntu witwa Shaggy. Yego. Bumubereyeyo. Yego. Akaza kamanuka hano TZ. Yego. Kuri uno muntu witwa Diamond urimo akora trend n'indirimbo zikarebwa n'ama views utabara. Niyo muntu wa mbere ukurikiranwa kuri YouTube. Akabatereka dukorane kugira ngo noneho ibihangano nkora bibe trend byibura bizabe nomine. Sibyo? Yego. Debe kiyo Grammy Award na imanwa mu gihugu cyo mu Rwanda. Bivuze ngo uitwa Coach Gaël ni umunyamafaranga ariko ukeneye ibigwi. Yego. Kandi ibigwi bya Coach Gaël kuntu bimeze nuko azamanaginga umuhanzi byibura wazana iyo Grammy Award. Yego. Na Bruce Melody nawe ubwe kano kanya maze kwidekarara aho yari ari kera ntago ari hakiri. Amafaranga yarayabonye. Kano kanya ibicera arabifite. Biramusaka bise. Ubwo wenda wamugane wawe narabona ndamburira akaboko. Yagere. Ariko witwa Bruce Melody ibicera arabifite ariko nturabirya. Yego. Bivuze ngo rero nawe icyo ashaka gukora nimba kano kanya mu gihugu cyo mu Rwanda ngo witwa Bruce Melody n'umuhanzi wa mbere mu gihugu cyo mu Rwanda. Yego. Uko nabashatse atangira kubaka ibigwi kandi ibigwi kugira ngo abyubake nuko arakora. Akajya kumanura iki Grammy Award. Oya gukora byo n'umukozi mu gihugu cyo mu Rwanda. Umukozi kabisa. Niyo mpamvu rero yihishe inyuma yakorwa mu mugenda mubona uwitwa Bruce Melody arimo aragenda agasora zigafopinga akabati ntacyo bimbwiye. Buri na pilot. Ushatse kuvuga ngo ntacyo bivuze kuba korabo ya flopinga abashinzwe kuyibona bayibonye ku buryo yabanomine muri Grammy. Yabanomine ariko nanone muri korabo zose uwitwa Bruce Melody yagiye akora. Yego. Korabo igiye kuba korabo nzima muri korabo zose wakoze. Bruce Melody waduhaye imiziki myiza. Yego. Iri mu buhanga pe. Watuzana abahanzi bakomeye mu Rwanda. Yego. Murakubitana rwose. Yego. Shaggy mwakoranye remix. Yego. Ntabwo mwakoranye indirimbo nukaze kutubeshya. Mwakoranye remix. Yego. Sibyo? Bivuze ngo muri korabo zose wagiye ugira n'andi bahanzi bakomeye, korabo tugiye kubona ya Danger n'umuntu witwa Diamond. Wenda nayo ni remix. Babibwirwa n'iki se ukivumbi yaragiye kwandika remix. Yaragiye kwandika remix. Nakubwira ngo niwe ushobora kuzaza arimo aririmba neza kubarenza. Gusa Imana tunasenga indirimbo izabe hit. Ntituzayumve mu Rwanda icyumweru kimwe nka wayi. Ibyo byo yabaye hit. Yabaye hit nyine. Ese nyine ko yabaye hit igihe kirekire cyane. Ariko nanone dukeneye kubona Bruce Melody kuko akagira indi tafara ashyiraho. Oya ngi ikintu nizera ni kimwe nuko uriya mugabo Gapfizi afite uburyo ibintu bye ubyange cyangwa ubyemere. Bigomba gutrendinga. Niyo mpano Imana yamwihereye. Rero we uteranyijeho na Bruce Melody wacu nawe ni umugabo utoroshye mu gukora uduhiti. Ndatekereza ko projet yabo izaba successful 100%. Nta kintu cyabibuza. Bigomba kuba trend. Tunashima Bruce Melody ko kira kiro yaragiteguye. Yes Pyro ndakeka twasoza. Twasoza King Ira nimba nta kindi kintu bikiye mu gakayi. Twasoza ubu abantu bakane subscribe kuri no YouTube channel na Training TV. Ibigano ni byinshi pe abatumirwa
kwitereka ibigezweho mu mihanda, kuganira, mw'abantu mwe cano ni iyanyu, muyizamure, munkunde, mutange comment nzima, like, musharinge, ikiganiro kigere kure. Iki kintu ndakibasabye. Ega buriya hari ikintu mutaramenya, kuba mwakora subscribe hano mukaviewinga ibintu bikaba amahoro, nanjye rega nkaza meze neza, uzi ngo turimo turakomeza kubaka igihugu ko nanjye ndi umunyarwanda. Iki kintu nicyo kintu cyiza, mukande sub tujye tubaho dukomeza kubana buri munsi. Ndagushima Bruno Pilot twabanye. Ciao bless. Ciao ciao.